ati ndi imanzi rudasumbwa icyo maraniye si uko maramara ubuzima burahandahanda mu mihanda ihanda cyane, ubuzima burahandahanda rwose mu mihanda ihanda. Iyi mihanda irahanda igahandahanda ikaguhanda ikaguharatura ku ruhu rwose ikakugera. Isi ntabwo igenda nubwo twumva abanyesayansi badushuka ngo isi irazenguruka, ariko icyo nzi cyo ni uko uri kumwe ari rwo ruri ku muhigi. Abanyesayansi sha isi irazenguruka, icyo nzi cyo ngiye mba mbona isi itazenguruka, kandi ibyo mbona nanjye mbibonesha amaso yanjye kandi nawe urabibona. None ngo isi irazenguruka, kandi uwica inda nababarira imigi, reka tugabanye swingi kuko isi ntabwo igenda ku batindi batindatinda mu rusengero basenga ngo turimo gushengerera kandi dushira dushonga twumva. Isi ntabwo igenda ku batindi, ibyanjye ndabiziniga rwose, ibyanjye ndabiziniga. Isi ntabwo igenda ku batindi rwose. Bamwe batindatinda mu rusengero ngo barimo barasenga ngo bashengerere, ngo barimo ngo barasaba ngo iyo Mana ngo wenda ngo iyo dusenga ngo yatwumva. Harya masenge utuye hafi y'urusengero ajya yibuka gusenga iyo Mana. Si umwe w'umukungu twirirwa dukunguza maze nawe akatugira ubukungu. None sha ngo isi irazenguruka barabashuka. Ariko icyo nzi isi igenda ku batunzi kandi batunze ifaranga bakitwa bagafaranga, twe twirirwa dufanafana sha, twirirwa dufanafana, abo twirirwa tubafanafana rwose. Nabo bashaka ibya mirenge ngo tubabere ba karenge, baturenganye badutarame inyarurembo birira inyama, natwe inyinya zibereye imisongarere. Bose batubere nihaza umuntu, natwe igishyitsi cy'isi kidusogote, amaso asaga ibisunge dusogote. Ayo ni amaso y'abakire, niyo ndavuga asaga ibisunge. Turayitegereza akadusogota umutima, maze twagira ngo turavuze ati reka da, ibi nabyo ntibiceceke nta mvugo yabyo. Igise cyavuga ngo kikagenda, imvugo yayo yavuga se igakwira kandi ikogera. Rwose umutima tinda mu rusengero ngo arimo arasenga, ngo arimo gusenga agashengerera rwose, kandi arimo arashenguka umutima ashira yumva. Kandi ngo uwo masenge ngo utuye hafi y'urusengero we habe ngaragira nako gatekerezo ko kujya gusenga kugira ngo iyo Mana ngo arebe ko yamwumva. Ngaya yasenze ashaka ifaranga sha, none yitwa agafaranga. None natwe ngo twirirwe tumufanafana, yishakira ibya mirenge natwe tumubere karenge, maze aturenganye maze adutware ibyacu. Abo bakire bagakire bakiranye ubukire bwabo, ubu bitwa bagakire bakiritse bagangaye mu mitamenwa itaganwa. Uranyumvira? Abo bakire twirirwa dufanafana, twirirwa dukorera batuye mu mitamenwa itaganwa. None ngo natwe duhore dushengerera dushenguka imitima, maze disabo banyagwa aho babera abanyagwa batunyage nica n'ikize yacu ngo batunyage, natwe tunyagirwe ngo tubakorere tutikoreye nk'aho turi imbwa zabo. Ngo batugize imihigo sha, batugize imihigo kandi batugize n'imirizo yabo ngo duhore tubiruka inyuma. Nicyo barangamiye kandi nicyo bashaka koko. Abakire ni byabo shumi, ibyanjye rwose ndabizi niga. Ibyaba bakire rwose ni abakire, kandi ni abakire bakiritse ku byabo, natwe twere kwirirwa tubakirika inyuma. Babe bagakire natwe ngo tube bagakire, maze duhore tubakorera. Abo bakire bakiranye ubukire bwabo kandi bakangaye mu nzu zabo z'imitamenwa itaganwa, maze ngo iyo utabakoreye bakakwikoreza ngo ayo mafaranga, bakaguteraho ibitero, bakakugendaho rwose, bakakugabaho ibyo bitero. Nawe ukibaza ibitero bigutera ubwoba umutima, ukarara utaryamye kubera izo nimba z'abakire. Ayo mafaranga y'abakire sha, bayakoreye ngo imyaka myinshi, ngo wowe ugaritse ngo umwogo w'inda aho ngaho. Abo bakire. Ariko icyo nzi cyo nuko imipango y'Imana ihora ipanze, kandi abatunzi n'abatunga bakazamura abandi, kandi ingororano yabo irahari mu ijuru mwana.
rwose wowe mutunzi utunze wibuke ko hari udatunze, uwo muntu udatunze rwose uzamuzamure maze nawe azagutunge, nagera mu bwami bw'ijuru azaguhamagara avuga ati rwose nguyu mwene wamenere akamenera ibanga, maze nanjye nkaba nicaye mu ntebe y'icyubahiro. Abo bakire se barabyemera sha? None ngo nawe umukire rwose mutunzi, wowe utunze rwose reka tukwite umutunzi kandi tukwite ko ukungahaye rwose, wibabaza abo badatunze. Nimba ufite imvano kandi ukaba ufite umuco nyarwanda ukwiye kwanda muri uru Rwanda rwa gihanga, haranira iryo juru umukire, kuko bajya bavuga ngo ubwami bwo mu ijuru buzahora ari ubwami bw'ijuru, kandi ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Iryo tegeko muraryumva? Ubwo rireba abakire, ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. None umukire ukennye ku mutima ni uwuhe? Ashobora kuba akize ariko ku mutima arahakennye, abuze ayo mahoro, ntago aryama nta nubwo asinzira kubera ubwo bukire bwe. Yarakiritse maze yibagirwa Imana yigomekaho. Ariko umutindi nawe ahora atindiriza mu mihanda ngo arimo birute nawe ukuzuza ko bisa nkaho binjabutse, ariko aba bakire bo ndacyabavuga. Rwose ko nubwo imipango y'Imana ihora ipanze, natwe abatindi duhora mu ntambara, tunambanamba ngo turanambanamba mu ntambara z'ibinyobwa ndetse n'ibiyobyabwenge ndetse n'umururumba wo gukunda ibiryo. Ngo ariko disi nubwo tugira iyo ngeso senya iyo nda, ba bakire babandi twita bakiritse nibo bafite inda y'umururumba nini, ariko abo bakire twita abakire nibo bafite inda nini, nubwo bayihishahisha nibo ba mbere bahumbahumba sha, ngo bibe ibanga maze mu muhezi wabo ngo ntibigere muri ba bandi bagatindi batindatinda mu mihanda kandi batindatinda mu nsengero ngo barimo barasenga bashengerera ngo basabe ngo iyo Mana ngo ibumve kandi bahamara mu guhana. Abo bakire bo bahisha inda yabo rwose, bayorosaho bya bishura byabo, maze ishati nziza y'umweru ku cyumweru ukamubona agakweto ndetse n'agapantaro kameze neza rwose yagateye ipasi, ariko ngo uwo mutindi se uzamubona ryari? Umutindi azambara incwabarize maze yigendere mu mihanda yihe rubanda nawe bamubandabande mu mpande ndetse no mu mpinga. Umutindi batindi twimenye kandi tumenye inica n'ikiza yacu, kandi ariko tumenye ubwenge tureke kwihabara rubanda kuko batubandabanda hehe mu mpande ndetse no mu mpinga, bakatugeza mu bikombe byose tukabirwamenye ikanaranje. Baradukaranga da, natwe ngo dufite za mashuti, ariko n'ubwenge bwacu buke bw'abatindi kuko tutimenya, ahubwo duhora dushyira ibyacu hanze tubihanza hanze, maze abazi guhandura ndetse bazi no guhanzagwa bakaguhandwaho bakakuvuga maze bakagutarama. Ntuzavuge ngo hari icyakwihishe kandi aribo baguhetse rwose. Ngo ariko nubwo tubona ngo abo bagakire bagangaye mu mitamenwa yabo, ibyano byababereye ibyago birababyinagaza. Uranyumvira ngo ibyano byababereye ibyago, nubwo nabo tubita bagakire ariko hari amahoro badafite. Ngaha abakire baryama ni bake bake, urumva abakire baryama ni bake bake, nabwo byakitwa ngo barirambitse, akirambika ku mbaraza baza izo mbavu akabyita imibavu, kandi arimo avundavunda mu mitamenwa yabaritse ahataganwa. Ya mitamenwa yabaritse ahataganwa hahandi hagenda n'umwe. Wowe Karenge rwose ntiwakirirwa uhagenza izo nca zawe z'ibirenge, kereka uri muri lava fo, uri muri lava. Utari muri lava ngo aho hantu ntiwahinjira, maze ibipangu bizengurutse bagakubitaho za senyenge maze bagakubitaho amashanyarazi, imbwa ku rupangu, umuzamu ku rupangu. Abo bose ni abakire ngo barashaka umutekano, ariko wakibuka ko iyo ageze mu rugo yaba yaragiriwe amahirwe akaba yarubatse ako kanegisi ke keza kameze neza, ikaro rimeze neza, ariko kubera atunze umugore w'umugome wamugomekeye agahitamo kujya kuryama hanze ku rubaraza, akabaza izo mbavu
akabyita imivabuvu kandi arimo avundavunda ngo yarubatse ngo imitamenwa. Iyo mitamenwa yabo nibayigaramemo bayigangaremo natwe tugangaremo. Muri bashe house niko tujya tuzita, reka nzite bashe house inzu zacu, si inzu z'ibihuru, ni za nzu z'abakene bamwe batwita ba gakene, tubabere ngo bakarenge kuko ari abakire. Icyo nzi cyo ruri kumbwa ruri ku muhigi kandi twese we will die. Nta mpamvu rero yo kubyibazaho kuko twese tuzapfa. Yego tuzapfa nubwo bazaduhamba bitandukanye, ngo uwo mukire ngiyo yapfuye mama nawe sinakubwira kugira ngo ni ubukwe, bwa bukwe bumwe umutinda akora ubwo bikaba ikirori ku mukire. Ngaho umukire arapfa maze abapfu rwose, ngo burya ngo abapfu rwose ngo iyo bamaze gupfa ntabwo baba bakibukwa, ngo ariko ngo abazima bakunda abapfu kugira ute kurusha abazima. Nuko rero ngo uwo mukire yamara gupfa, amaze gupfirika ya mitungo ye rwose bagatangira kuyibarira. Nawe ngaho abakire, umukire atandukanye n'umutindi rwose, kuko umukire iyo apfuye rwose bamushyingura muri ya sanduku rwose ihenze, maze irimbi rye barigura bakarigura rihenze, ariko umutindi yapfa bakazingazinga mu kirago maze bakagenda bagaterera mu mva bakorosaho agataka, ariko ngo umukire wiwe ngo bashyiraho amakaro mama bagatwikira. Ubwo bukire bwabo agaki burya ngo iby'abakire bibera mu muhezi, intambara zabo si nk'iz'abatindi batindatinda mu mihanda bakiha ba rubanda bakababandabanda mu mibande ndetse no mu mpinga. Uranyumvira? Tumenye ubwenge batindi kandi twimenye, n'ibyoroshye basangira ngendo. Imvuga umutindi nyakubahwa wowe ufite amafaranga kandi nawe uri mu nzu yawe, ntunyumve ko ndi kukwita umutindi, maze iyi ni impano yanjye kandi n'impanuro ndi gutanga rwose, unyumve umbabarire rwose. Maze ngo abo bakire ngo ijoro ryahituka atabatindi n'abadindiza iterambere batindatinda mu mihanda, akayigira nyoni nyinshi akiyibagiza akarara ku mbaraza baza imbavu, cyangwa yagira ngo yibadike mu nzu, umugore wigometse w'umugome akamubera ikigume akamusigira igikomere ku mutima. None abakire nubwo tubona bakize shaho ntabwo baryama ngo basinzire. Burya aho gutunga byinshi ukabura amahoro ukabura ibitotsi, kandi naje gusanga ikintu cya mbere ni ukuryama ugasinzira maze ukiha amahoro, maze iyo yavuze byose birakubadika rwose. Burya ushaka umugome azana umugore, ngaho se nawe mugore ngaho se nawe umugore iyo umugomeye gatara kugomera akakubera umugome akigomeka, maze ya mategeko akaba amateka yo gutekateka imitwe, ukaba nk'uwikoreye imitwaro. None ngo abakire bararyama, yaryama utesera yarikorera uyu mugore w'umugome wamubereye ikigume akamukomeretsa ku mutima rwose. Kandi aho kurara inkera z'amajoro ucunga urugo boshye imbwa ngo uri umukire, warara inkera urara izamu cyangwa ugakora irondo ry'umwuga, kuko wapfa ugapfana agaciro ntawakirirwa rwose agucicibikanya. None ngo by'abakire mba mbona ari iby'abakire, kandi n'abatindi bimenya, abakire nabo bimenya, ariko aho kugira ngo uzakire ujye urara ku mbaraza baza izo mbavu, byitwe ngo ubaritse ngo imitamenwa y'amazu aho ngaho, ariko utayinjiramo ngo wahagera bagakinga urugi, maze bwacya ku manywa ngo ugakubitamo aya makote, kandi ku mutima urashira wumva abakire n'ibyabo abakene n'ibyabo. Abakire bakiritse bisa nk'aho bakenyutse bakabura amahoro asaba amahoro, bisa nk'aho bakenyutse bakabura amahoro asaba amahoro rwose. Mukire mutindi rwose, njyewe ati ndi muhungu mwene ruti ruzira gukereza impanuro z'abakuru kandi n'abisunzwe, kandi nkaba umusumba usinguye usumba abandi basumba, kandi uzira kumwara, utatuma kuri uru Rwanda rwagira umwaga mahanga, sibyo?
reka dukundane kandi twizerane, imitima yacu ibe imwe, twubaka u Rwanda twifuza. Ngenda bakunda cyane, Imana ibarinde kandi turi kumwe muri iyi nganzo yacu yo kunamanama, tukavuga ibinamanama ndetse tukanabinimbanimba, tukabigenera igitaramo ndetse tukabiha n'inkeri ikwiye n'umuziki ukwiye utari uwo kwandagaza, ndetse tukavuga n'ikinyarwanda gikwiye kitari imvugo nyendagazi, sibyo? Rwose icyo kinyarwanda cyacu kirakwiye, ariko tujye twibuka ko ino si idasakaye, ariko baba